Turabasuhuje bene data bavandimwe muri ahantu hatandukanye. Amahoro Kristo atanga n'imigisha ye igwire kuri mwebwe. Turashima Imana kubw'uno munsi Imana itwongereye. Burya iyo umuntu aryamye akabyuka ari muzima aba ari umunsi w'amashimwe. Hari abari kwa muganga, hari abari muri gereza, hari abagura umwuka urimo guhumekera ubuntu, hari abadafite amaguru, hari abakoze impanuka. Imana y'amahoro, Imana ya Isirayeli, Imana yarinze isezerano ryayo, Imana yarinze ijambo ryayo, ukaba ukiri muzima magingo aya, atari uko Satani abyishimiye, atari uko abanzi babishaka. Nihabwa icyubahiro. Hanyuma amazina yanjye nitwa Irakoze Samuel, nje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndashaka kubabwira Imana ya Isirayeli, Imana irinda abisirayeli. Iyo mvuga umwisirayeli ni umuntu uri muri Kristo, umuntu wamaze kwakira Kristo agakizwa akihana ibyaha bye. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana turi buze gusanga muri Zaburi y'105. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 7. Zaburi y'105 turi buze gusoma ijambo duhereye ku murongo waho wa 7. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. 8. Yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Ndongera nsubiremo umurongo wa 8 kuko niwo ngendereye. Hari ijambo rivuze ngo yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Turi buze no kujya mu Itangiriro igice cya 12. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 2, hanyuma tuze gutaruka tujye ku murongo waho wa 7. Hari amagambo akomeye Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. 7 haravuga ngo Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Hanyuma munyemerere tuze gusoreza mu Befeso igice cya 1. Turasoma umurongo waho wa 3. Ijambo ry'Imana riboneka mu Befeso igice cya 1 umurongo waho wa 3. Hari ijambo rivuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Reka dusubiremo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma reka dusengane Imana mbere yuko tuganira kuri aya magambo. Mana ya Isirayeli, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose, uri Imana iri hejuru ya byose, uri Imana isumba byose, uri Imana ifite ubuzima bwacu mu kiganza cyawe, uri Imana yatuvuzeho. Tubayeho kubw'umugambi wawe, tubayeho kuko utuzi, tubayeho kuko dufite muri proje yawe,
izina ryawe nirishimwe kandi nirihabwe icyubahiro. Aka kanya ngiye kubwira abantu uburyo urinda isezerano ryawe, aka kanya ngiye kubwira abantu uburyo urinda ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye, usange umutima w'umuntu uwo ari we wese uri kunyumva, kugira ngo abashe kumva, Mwuka Wera abashe kumusobanurira ibiruta ibyo nge navuga, kuko ndi umwana w'umuntu. Urakoze Data, ni mu izina ryawe mbisenze nizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma nk'uko nabibabwiye, tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Nahaye intego ivuga ngo Imana ya Isirayeli irinda ijambo ryayo, cyangwa se Imana ya Isirayeli irinda Abisirayeli, irinda ijambo ryayo. Muri make ntibeshya, ntihemuka. Icyigisho cya mbere nateguye, navuze yuko Imana irinda Abisirayeli itagisinzira cyangwa se itagihunikira, igihe cyose ihora iri maso, kandi ijuru rihora ryiteguye gukora haba ku manywa ndetse na nijoro. No munsi ngiye kuvuga uburyo Imana ya Isirayeli icyo yasezeranije. Zaburi 105 umurongo wa 7 hatubwiye ngo Imana yibuka isezerano ryayo, ngo ndetse ikarizirikana n'imyaka ibihumbi, naho imyaka yashira ikaba myinshi cyane, bikaba ibinyejana. Imana kuko ihoraho, Imana kuko ishobora byose, ni Imana yibuka isezerano ryayo iminsi yose. Hanyuma nshaka ko tuganira ku masezerano abiri Imana yagiranye n'abantu, kandi ikayasohoza kuko ari Imana yo kwizerwa. Isezerano rya mbere nshaka ko tuganiraho ni isezerano ryo gutanga Kristo, ni isezerano ryo kuduha Kristo. Imana yasezeranye isi ikiremwa, ikarisezeranya mu Itangiriro igice cya 3 umurongo waho wa 15. Isezerano rya kabiri nshaka ko tuganiraho ni isezerano Imana yahaye Aburahamu mu Itangiriro igice cya 12 umurongo waho wa 7, imubwira buryo ki azaba mu gihugu cy'i Kanani. Aya masezerano ari mu masezerano akomeye Imana yagiye igirana n'abantu, amasezerano kandi yagiye afata igihe kinini kugira ngo asohore. Ariko kuko Imana yo mu ijuru, Imana irinda Abisirayeli ariyo kwizerwa, yarabizirikanye irabisohoza, yarabizirikanye irabikora, yarabizirikanye ibishyira mu bikorwa. Hanyuma twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 12, twahereye ku murongo waho wa 2. Imana yasanze Aburahamu, yamubwiye amasezerano agera kuri 7, yamubwiye amasezerano menshi, ariko aka kanya reka tuzirikane isezerano yamubwiye bwa nyuma. Imubwira ngo muri wowe nimwo imiryango yose yo ku isi izaherwa umugisha. Iri sezerano tugerageje kurisesengura, ntabwo Bibiliya yahise bivuga ako kanya ngo ibigire clear, ariko umugisha w'isi yose Imana yashakaga kuvuga yari Kristo. Kuko muri biriya bihe Imana ntabwo yari ikiri kumwe n'abantu, kuko icyaha cyari cyarayitandukanije. Icyaha cy'umuntu cyari cyarafashe umuntu kimutandukanya n'Imana. Bivuga ngo umugisha isi yari ikeneye yari Kristo. Noneho Imana igarutse kuri Aburahamu, iramubwira ngo muri wowe nimwo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Haleluya. Iri sezerano irimubwira hari hashize imyaka igera ku 2,000, yongeye kurivugira muri Eden mu Itangiriro igice cyaho cya 3 umurongo wa 15. Nusoma ijambo ry'Imana ritubwira buryo ki Imana yavuze ngo nzashyira urwango hagati yawe, hagati y'urubyaro rw'uyu mugore ndetse nawe, ngo urubyaro rwe ruzagukomeretsa umutwe, ariko nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ndagira ngo mbibutse ko iri sezerano Imana yari isezeranye ni Kristo umwana w'Imana, ni Kristo umucunguzi wagombaga kongera guhuza abantu n'Imana, wagombaga kongera kugarura ubumwe cyangwa se umubano wari waratakaye hagati y'abantu n'Imana. Hanyuma Imana ikirisezeranya icyo gihe mu Itangiriro, ndagira ngo mbibutse ko nk'uko maze kubivuga,
haciyemo imyaka myinshi, ndetse hagati y'iryo sezerano no kubaho kwa Aburahamu haciyemo imyaka 2000. Iyo usesenguye Bibiliya neza usanga haraciyemo ibisekuru bigera muri 20, kuko guhera icyo gihe isezerano ryasezeranijwe, Adamu na Eva bahise basohoka mu ngobyi ya Edeni. Hanyuma Adamu yaje kubyara Seti abyara Enoshi abyara Kenani, hanyuma Kenani abyara Mahalaleli, biramanuka bigera kwa Yeredi biramanuka bigera kwa Enoki tuzi wajyanwe mu ijuru adapfuye, bigera kwa Lameki bivaho bigera no kwa Nowa murabizi yuko yabyaye abahungu 3, Shemu, Hamu ndetse na Yafeti. Imana ishima ko isezerano ryayo rikomereza mu bitaga Shemu, hanyuma Shemu abyara Arupakisadi, biramanuka bigera kwa Eberi, bigera kwa Sarugi. Ni amateka muzasoma muri kiriya gitabo cy'Itangiriro, biragenda bifata Nahori, ntabwo ndi kubisubiramo ko byagiye bikurikirana. Hanyuma biragenda bigera no kwa Tera abyara Aburahamu, hanyuramo ibisekuru birenga 20. Ariko Imana irinda Abisirayeli, Imana yo mu ijuru, ikibuka rya sezerano ryayo yuko izatanga Kristo. Haleluya! Naje kubabwira ngo Imana twizeye ni Imana irinda ijambo ryayo, kandi ngo ikayirinda imyaka 1000. Hari umuririmbyi nakunze yavuze ngo isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Iminsi ya muntu ni mitoya, umuntu ntabwo abasha kurama, ariko ngo Imana yisezeranije. Haleluya! Isezerano ry'Imana ngo rihoraho nk'uko Imana ihoraho. Niba Imana idapfa, n'isezerano yasezeranije rizahoraho iteka ryose. Imyaka izashira, ibinyejana bizashira, hazavuka bamwe bapfe, ariko isezerano ry'Imana rizahoraho. Haleluya! Imana isezeranije irabizirikana, ntabwo ijya ibasha kwibagirwa. Hanyuma turi ku isezerano rya Kristo, turamanuka turebe n'uburyo Kristo yabonetse. Aburahamu Imana imugarutseho, imubwiye buryo ki mu rubyaro rwe arimo isi yose izahererwa umugisha. Aburahamu ntiyahise abyumva, cyane ko yari ashaje atarabyara, ageze mu zabukuru. Aburahamu abyara Isaka amaze kuvuka, Imana kitangaje ibwira Aburahamu ngo najye kumutamba. Aburahamu biramucanga, ariko kuko yari yizeye Imana aravuga ngo kambikore, kuba mbwiye ko mu rubyaro rwanjye ari mwisi izahererwa umugisha, n'umwana nari mbonye ukaba umbwiye kumutamba. Aburahamu aragenda abikora adashidikanyije ku Mana, aragenda yizera Imana, aramutamba, ariko nabwo Imana ntiyabyemera. Nusoma muri Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere, niho uri buze gusanga uburyo ibisekuru byagiye bikomeza hagati y'Aburahamu we ubwe ndetse no kugira ngo Kristo avuke. Ndagira ngo mbamenyeshe ko haciyemo ibisekuru 42, nanone bifata indi myaka 2000, kuko nk'uko tubizi Aburahamu yabyaye Isaka, hanyuma Isaka yabyaye Yakobo, Yuda yabyaye Peresi na Zera, Peresi abyara Hesironi, Hesironi abyara Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahasoni, Nahasoni abyara Salumoni, Salumoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, hanyuma Yesayi abyara umwami Dawidi. Ntabwo byarangiriye aho. Dawidi yaje kubyara Salomo, Salomo abyara Yerobowamu, Yerobowamu abyara Abiya abyara Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu abyara Yuziya. Biragenda birakomeza biramanuka bigera ubwo bimuriwe i Babuloni. Imana yemera ko bimurirwa i Babuloni, ariko Kristo nanone wasezeranijwe ataraza. Biragenda bigera kwa Yekoniya, muri buze kubisoma ntabwo ndi buze kubijyamo cyane. Yekoniya abyara Sharutiyeli yabyaye Zerubabeli yabyaye Abihudi yabyaye Eliyakimu yabyaye Azori yabyaye Sadoki. Biragenda bigera kwa Matani aragenda abyara Yakobo. Hanyuma murabizi ko Yakobo ari we wabyaye Yozefu ari we mugabo wande wa Mariya ari we nyina wande, nyina wa Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Hanyuma ibi bisekuru ntabwo mbivuze, muri buze kujya kubisoma muri Matayo. Byose hamwe ni ibisekuru 42, biragenda bicamo. Imana ikibuka ijambo ryayo yasezeranije, kuko ntabwo ari umuntu ngo yibagirwe. Nasomye muri Luka
mu gice cyaho cya mbere aravuga ngo Imana ngo n'icyo yavuze kugikora izagikora, kuko ngo nta jambo na rimwe ivuga ngo rigire rite rihere. Ndagira ngo mbabwire ko imyaka 2000 hagati y'Aburahamu ndetse na Yesu, ndetse n'imyaka 2000 hagati y'Aburahamu ndetse na Adamu, yose hamwe ni imyaka 4000. Iri sezerano Imana irisohoje nyuma y'imyaka 4000. Ndagira ngo mbabwire ko abantu bari baragiye bategereza bakarambirwa, abantu bakavuka bumva ko Kristo azaza, bagapfa Kristo ataraza, ariko Imana kuko itabeshya irabisohoza. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yasohoje iri sezerano ntabwo izananirwa gukora ibyawe bitaramara n'imyaka 5. Imana yarinze isezerano ryayo imyaka 4000 igashira, ntabwo izananirwa gukora ibyawe bitaramara n'umwaka. Imana irinda Abisirayeli ni Imana iguma ku ijambo ryayo imyaka 1000 n'ibihumbi, ngo kandi ikarinda nawe yagize gute yaribwiye. Hanyuma nk'uko nabibabwiye, ndashaka ko tujya ku isezerano rya kabiri Imana yahaye Aburahamu. Aburahamu muri kiriya gice cya 7, ubwo ni mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 7, Imana yaravuze ngo nzaguha iki gihugu. Ndabibutsa yuko iki gihugu cya Kanani Aburahamu yarakigiyemo nk'umusuhuke, yarakigiyemo nk'umuntu mushya utazwi muri icyo gihugu, yarakigiyemo nk'impunzi, ariko Imana igirana nawe isezerano rikomeye. Namubwira ngo Aburahamu we, nzaguha iki gihugu. Byari ibintu bitumvikana, ndetse byari ibintu bigoye no kubyumva, ariko reka turebe ukuntu byagenze. Ndabibutsa yuko Aburahamu icyo gihugu yagituyemo ndetse aza no kubyariramo, ariko nyuma y'igihe gito cyane urubyaro rwa Aburahamu, ubwo ndavuga Yakobo ndetse n'abahungu yabyaye bose uko ari 12, bisanze muri Egiputa. Hanyuma nk'uko mubizi, Egiputa yarabababaje, ibababaza imyaka igera muri 430. Abantu Imana yavuzeho, abantu Imana yabwiye ko izaha igihugu, ubwoko Imana yavuzeho ko izaha umugisha, kizabagira ishyanga rikomeye, baragenda barababara, baragenda barakubitwa, babakoresha imirimo y'uburetwa. Ndagira ngo mbibutse ko Abisirayeli bageze aho no kubaho bitakiri uburenganzira bwabo, by'umwihariko abana b'abahungu. Umwami yigeze gutegeka, aravuga ngo abana b'abahungu bavutse mujye mubica, kuko ubu bwoko bushobora kuzakomera bukaturusha imbaraga. Ariko nubwo abana b'abantu bafata imyanzuro, ijambo Imana yavuze riruta amagambo y'abana b'abantu bashobora kuvuga, riruta amagambo y'abana b'abantu bashobora gutekereza kuri wowe. Icyo Imana yavuze kuri wowe kiruta ibyo byose. Imana yari yaravuze ko bazabaho kandi bagakomera. Yabarindiye muri kiriya gihugu imyaka 430 ishira bari mu buretwa, ariko still ijambo Imana yabavuzeho riragenda ribana nabo. Ndagira ngo mbabwire yuko akenshi Imana iyo ishaka kuzakugira umuntu ukomeye, Imana igucisha mu bintu bikomeye. Amateka Abisirayeli banyuzemo muri Egiputa niyo yatumye amahanga yose abamenya, niyo yatumye amahanga yose abatinya, niyo yatumye ikanani bagira ubwoba bw'Abisirayeli, kandi Abisirayeli batarabageraho. Imana ishobora kukunyuza mu bikomeye igira ngo igutegurire ejo hazaza. Hanyuma muri iki gihugu Imana yaje gusohorezamo amasezerano 2 yari yarabavuzeho. Imana yarababwiye ngo uzakuvuma wese nzamuvuma. Ndaza kwibutsa yuko muri Egiputa bitabaguye neza, kuko ni igihugu cyatewe n'ibyago byinshi, ndetse icyago cya nyuma cyari rurangiza kuko n'abana b'imfura barapfuye. Ndabibutsa ko ingabo za Egiputa zose zashiriye mu nyanja, ndetse bose bagashirira mu nyanja bari bakurikiye Abisirayeli. Imana yari isohoje isezerano rivuga ngo uzakuvuga nabi, uzakuvuma nanjye nzamuvuma, nzaguha umugisha. Ndabibutsa yuko Abisirayeli bababaranye isezerano imyaka 40 bari mu butayu. Abantu bavuzweho n'Imana nibo babaye imyaka 40 mu butayu batagira aho kuba, bagenda bazerera, ariko bari kumwe n'Imana. Babaye mu butayu
batagira akazi, ari ubwoko bwinshi cyane, ariko Imana iragenda ibana nabo, irabagaburira, ibakurira amazi mu rutare. Ndagira ngo mbabwire iki kintu kandi mukizirikane, kuba Imana y'ubwayo yarakuvuzeho nta cyatuma utageragezwa. Kuba bari bafite isezerano ry'Imana ko izabagira ishyanga rikomeye, ntabwo byatumye batageragezwa. Ndabibutsa yuko Dawidi akimara kwimikishwa amavuta ngo azabe umwami wa Isirayeli, nibwo yatangiye kurwana intambara zikomeye cyane. Nibwo Sawuli yatangiye kumuhiga, akajya amutera amacumu, ariko Dawidi Imana iramurokora. Ndagira ngo mbabwire ko nibwo Dawidi amaze kuba umugabo w'umukobwa wa Sawuli, nibwo yatangiye kujya ahunga, akirirwa mu gasozi ahunga Sawuli ngo atazamwica. Ndabibutsa ko Dawidi yararaga hanze kandi afite inzu nziza. Ndabibutsa ko yirirwaga mu gasozi ahunga nk'aho ari mu gihe cy'intambara kandi igihugu kirimo amahoro, ariko aragenda arageragezwa kandi Imana yaramuvuzeho ko azaba umwami w'igihugu cya Isirayeli. Ndabibutsa ko Dawidi yacaga mu idirishya ahunga Sawuli kandi afite umuryango. Kuba Imana yarakuvuzeho nta cyatuma utageragezwa. Ndabibutsa ko hari igihe cyageze ariheba, abona atahungira mu miryango ye, abona atahungira ku bandi bose, ahitamo guhungira mu Bafilisitiya. Yari yariciye intwari, ariko Imana yari ikimufiteho ijambo, Imana yari yaramuvuzeho, kandi icyo yamuvuzeho cyaje gusohora nyuma y'igihe runaka. Dawidi aza kuba umwami w'igihugu cya Isirayeli, aba umuntu ukomeye. Bene data, isezerano ry'Imana riragerageza, ariko iyo umuntu aribayemo neza, umuntu ajya akomera. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo siko bizaba ku bagutegereza, ngo ntawe uzakorwa n'isoni, ngo keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Ariko ku bategereza Imana bakihangana bakageragezwa ntibave mu byizerwa, abo ngabo bayitegereza ntabwo bazakorwa n'isoni. Haleluya! Isezerano ry'Imana niryo naje kubabwira. Isezerano ry'Imana ishobora byose niryo naje kubabwira. Naje kubabwira ko Imana ya Isirayeli irinda isezerano ryayo ndetse ikaryibuka imyaka ibihumbi. Dukomeje n'Abisirayeli nubwo bababaye, ariko Imana yarabarebaga ikavuga ngo umunsi umwe nzabagirira neza. Yarabarebaga ikavuga ngo umunsi umwe nzabahereza Kanani. Ndabibutsa ko iyi Kanani bajyagamo cyari igihugu cyari gikomeye, cyari kirimo amahanga agera kuri 7. Harimo Abanyakanani, yari amwe mu mahanga yari agituyemo, nuko igihugu cyose cyari cyaritiriwe Kanani, ariko Abanyakanani bari amwe mu mahanga yari akomeye bari batuye muri iki gihugu cya Kanani. Abagirugashi, Abayebusi, Abamowabu, Abahiti n'abandi bantu bose bari bakomeye. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo aba bantu bari abantu bari bazi n'iby'urugamba, bari abahanga mu gukora ibikoresho byo ku rugamba. Imana itangaje itwaye ubu bwoko bwo mu butayu budafite ingabo, reka mbivuge gutyo, nabyita urebeye inyuma busa naho butari organize, ubwoko bwababaye. Imana irabutwaye ngo igiye kubuha igihugu kirimo amahanga 7 ya kavukire ahaturiye. Imana mwumva uburyo ikora. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo iyi ni ya Mana yajyanye n'Abisirayeli. Imana ibambutsa inyanja itukura. Imana ibakorera amateka akomeye cyane. Ndabibutsa yuko bajya gufata igihugu, ngo bageze i Yeriko, ngo hanyuma Yeriko kuko bari barumvise amateka y'Imana ya Isirayeli, ibyo yari yarakoreye Abanyegiputa ndetse n'amateka yari yaranditse, ngo baragiye bubaka inkike ndende kuko batinyaga Abisirayeli. Wumve imibabaro Imana yanyujijemo Abisirayeli, kwari ukugira ngo ibubakira amateka. Iyo mibabaro yatumye amahanga yose amenya Isirayeli, hanyuma amahanga aragenda agira ubwoba, atinya Isirayeli. Hanyuma ngo Yeriko bari barubatse inkike ndende kugira ngo Abisirayeli nibaza bazabura aho binjirira. Habaye iki? Abisirayeli bazengurutse 7 konyine, inkike zirariduka. Ndagira ngo mbabwire ko Abisirayeli barinjiye, barateye. Bamaze gutera,
baragenda bagabana igihugu kitari icyabo ariko cyari icyabo kuko Imana yaragize ate yari yarakibahaye. Baragenda banyaga ibintu byose, banyaga ubutunzi bwose, birukana Abanyakanani, birukana amahanga yose, baragenda batura mu gihugu kitari icyabo kuko ari isezerano Imana yari yarabahaye, baragenda bagituramo. Ndagira ngo mwibutse yuko Imana irinda Abisirayeli, Imana ukorera, Imana wizeye, ni Imana yagutuza mu bintu utatekerezaga, ni Imana yakuremera ibintu utatekerezaga, ni Imana yagukorera ibintu utatekerezaga, ni Imana irinda ijambo. Niba uri no kubabara ntabwo uri uwa mbere ubabaye, niba ufite agahinda si uri uwa mbere ufite agahinda, niba ufite ingorane si uri uwa mbere. Igifite agaciro ni ijambo Imana yakuvuzeho, igifite agaciro ni isezerano ry'Imana kurusha ibyo uhura nabyo. Wizere ko Imana ishobora byose iriho kandi izagukorera ibikomeye. Haleluya. Hanyuma ayo yose ni amasezerano, Imana yabashe gusohoza kandi abantu babonaga ko bitashoboka. Isezerano rya Kristo yari isezerano rirerire pe. Twasomye ijambo ry'Imana mu Efeso 1:3, aravuga ngo Imana ngo kuko yashimye yuko muri Kristo arimo duherwa imigisha yose y'ubumana niyo mu ijuru. Icyari gikomeye kwari ugutanga Kristo kandi Imana yarabikoze. Icyari gikomeye kwari uguha Abisirayeli Kanani kandi Imana yarabikoze. Nibigaragara nkaho bidashoboka, Imana niyo kwizerwa, izabikora kuko isezerano ryayo rihoraho iteka ryose. Ushobora kuba wari wihebye ariko humura, Imana yaduhaye Kristo akaba azatujyana no mu ijuru. Ibyo mu isi biroroshye. Ndabyibutsa ko kugira ngo Kristo aze byasabaga kubabara, byasabaga gukubitwa, ariko kugira ngo Imana ikore ibyawe bisaba gutegeka gusa. Ndagira ngo mbabwire ngo ndetse n'Imana yahaye Abisirayeli Kanani byari bigoye, yabarwaniye intambara. Nawe hari Kanani ushaka, humura Imana izayiguha nuyizera. Ufite ubwoba, urahangayitse, komera, reka dusengane Imana. Uri Imana ishobora byose, uri Imana isezeranya kandi igasohoza, uri Imana itabeshya, ufite amateka y'ukuri. Turakwizera kuko ibyo wakoze bitwereka yuko uri Imana itagihinduka kandi ijambo ryawe urihagararaho ibihumbi, ukarisohoza kandi ukarinda n'uwo waribwiye. Wadusezeranije Kristo, waramuduhaye, tubayeho mu buzima Kristo arimo, abana natwe, ahorana natwe, ni umucunguzi wacu yaduhuje nawe. Wasezeranije Abisirayeli Kanani bayituyemo nyuma y'imyaka myinshi. Mwami Imana, hari andi masezerano wagiye utanga ukayasohoza. Mwerese umuntu uduteze amatwi udukurikiye, hari amasezerano mufiteho yazi n'ayatazi, uyasohoze kuko uri Imana itabeshya, nawe abone ibitangaza. Urakoze data ko mbitse gusenga, ni mu izina ryawe tubisende twizeye. Amen. Amen.